nabibabwiye ndetse nuko mwabonye ku mbuga nkoranyambaga zacu dufite ingingo ivuga ngo umugore cyangwa umugabo uteza amakimbirane mu rugo yahinduka ate. Turi kumwe na Nkundimfura Rosette muri Pro-Femme Twese Hamwe ashinzwe kubaka ubushobozi muri uyu muryango. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Dufite ingingo ivuga ngo umugore n'umugabo ateza amakimbirane, no kuvuga ngo yaba umugabo yaba umugore ashobora guteza amakimbirane. Sinzi niba turi buze kubyemeranyaho, wenda uraza kubisobanura. Mu by'ukuri amakimbirane yo mu rugo yaba atejwe n'umugabo yaba atejwe n'umugore yakemuka ate? Mu by'ukuri ikintu cy'amakimbirane ntabwo twavuga ko giterwa n'umugabo cyangwa n'umugore, ahubwo mu bantu bashakanye cyangwa se babana, amakimbirane ashobora kuva kuri umwe mu bashingiranywe, yaba umugabo yaba umugore. Amakimbirane ashobora kuva ku batandukanye, ariko mu by'ukuri iyo usesenguye neza impamvu zitera amakimbirane ahanini usanga ahanini bishingiye ku muco, ya myumvire ishingiye ku muco, kuriya basokuruza bakuze, kuriya basokuruza bakuze bababwira ati umugabo akwiye kwitwara atya, ariko mu by'ukuri isi turimo iha uburenganzira abagabo n'abagore bungana, irimo n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'iterambere na tekinoloji. Usanga rero abantu bagisimbaraye kuri uwo muco wo kuvuga ngo njyewe ndi umugabo, igitekerezo cyanjye ni njyewe ugomba kugitanga, ni njyewe ugomba kuvuga bikashyirwa mu bikorwa. Iyo myumvire ishingiye ku muco ishobora gutera amakimbirane, ashobora kuva ku mugabo cyangwa kuva ku mugore, ariko cyane cyane nta nubwo mwese murabizi neza ko duhereye hano mu gihugu ariko no ku isi yose, iyo tugiye mu bijyanye n'amakimbirane cyane cyane akorerwa mu ngo cyangwa se family conflict, usanga ahanini abantu bazana iyo makimbirane, abahohoterwa cyane ni abagore, umubare munini ni abagore n'abakobwa. Bisobanura ko abahohotera cyane, kuko amakimbirane buri gihe habyara ikindi kintu cyitwa ihohoterwa, usanga kenshi ari abagabo. Hari imyumvire iva ku ihame ry'uburinganire. Abantu bamwe bakavuga bati uburinganire bwaje gufata abagore bazamura bucinyiza abagabo. Iyo ni imyumvire mibi. Mu by'ukuri uburinganire ni uburenganzira bungana, n'abantu babyumve. Mu by'ukuri iyo tuvuga uburinganire ni uburenganzira bungana, ni amahirwe angana, n'inshingano zingana hagati y'umugabo n'umugore. Iyo uvuga uburinganire nikunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abantu babyumva ukundi kutari uko babyumva nabi. Hari impamvu zishingiye ku mutungo. Ugasanga umugabo aravuga ati umugore naramuzanye mu rugo, njyewe mfite inzu, mfite inka, mfite imodoka, nka biriya twuvaga hariya muri ariya makuru. Ugasanga mu by'ukuri akuva ku mutungo ari uwe, adakwiye kuwusangira, kandi bwe yarashyingiwe, ashyingirwa, bafata gahunda y'ivangamutungo. Ugasanga impamvu zivuye ku micungire y'umutungo zishobora nazo kuba intandaro y'amakimbirane. Hari ubusinzi no gukoresha ibiyobyabwenge, ubujiji no kudashaka guhinduka. Mu by'ukuri niba umwana avuka afite ukwezi, nyuma y'imyaka 5 agahinduka umusore wirukanka, n'umuntu wese akwiye kumva ko impinduka ari ikintu udashobora guhagarika. Hari guta indangagaciro zo kubaka amahoro. Ubundi kera kose abasaza ba kera babayeho bataranasezeranye imbere y'amategeko, ariko bakabana neza. Ariko uyu munsi iyo urebye amakimbirane mu miryango, iyo urebye abadivorceri, iyo urebye gutandukana kw'abashakanye, iyo urebye abana bari mu muhanda, bitubona ko ikibazo cy'amakimbirane giteye ubwoba muri Rosette. Wenda ibyo hambere n'ubu ngubu icyateraga amakimbirane, wenda mbere ukavuga uti imbere ntibyabaga biriho kandi abantu babaga barubatse batanasobanukiwe byinshi. Uyu munsi nibwo abantu bafite amakuru ahagije. Ubona amakimbirane abereye mu rugo, ni ukuvuga hagati y'umugabo n'umugore, ubwabo umuti ushobora kuva muri bo cyane rwose. Ubundi urugo ni urwa babiri. Urugo ni urwa babiri kubera ko bajya gukundana bagashakana byavuye kuri bo. Uzasanga na kenshi hari n'imiryango ishaka kwivanga, ikavuga uti uyu mugabo ntabwo tumushaka, uyu mugore ntitumushaka. Ariko iyo mwemeranijwe kubana nk'umugabo n'umugore, mwaba mwarasezeranye imbere y'amategeko, mwaba mwarishingiye, uko biri kose kuba mwemeje kubana, bisobanura ko urugo ni urwanyu babiri. Inshuti, abavandimwe, abaturanyi, leta n'abantu baza kubashyigikira. Ariko abantu bafitanye amakimbirane iyo ubwabo batarabyiyumvamo ubwabo ngo bashake inzira hamwe, ntabwo bishoboka. Nubwo umurenge wahaguruka, dufite ingero nyinshi
nubwo akarere kahaguruka nubwo abavandimwe bahaguruka iyo umugabo n'umugore bafitanye amakimbirane batariyumva ko igihe cy'amakimbirane giye kugera ku musozo ngo buri wese yemere guca bugufi areke ibyo yaratsimbarayeho bishoboka ko amakimbirane yarangiza. Guca bugufi gucika ku byaratsimbarayeho bijyanye no guhinduka. Mbere yuko twinjira noneho ku kigendanye no guhinduka, wihangana ugume ku murongo wa telefone tubanze twumve iyi nkuru mugenzi wacu Olivier Tuyisenge yateguye igendanye n'umugabo wari ufitanye amakimbirane n'umugore we ariko we aremeza ko yahindutse. Ese yahindutse ate? Reka tubyumve. Nagendaga nkakubita umugore, nagendaga nkamenya ibiryo abana bari kurya kurarira bakaburara kubera iki inzoga. Mu bintu by'imiserero yaza yanyweye akaza ari kurwana nanjye yasanga nanyweye. Abo mwumva ni Ndikurya Sipiriyani na Nkundimfura Victoria bamara imyaka 35 babana nk'umugore n'umugabo. Tubasanze mu rugo rwabo bahuje urubwiro bakora uturimo two mu rugo ku mubano bavuga ko maze igihe gito cyane utangiye, dore ko bavuga ko muri iyo myaka yose bamaze babana ibiri yonyine ariyo bamaze babana neza, naho 33 bayibanyemo mu mwijyana. Ubuzima narimbayeho mu buzima bubi, nagendaga nkakubita umugore, nagendaga nkamenya ibiryo abana bari kurya kurarira bakaburara kubera iki inzoga. Umugore abasize agatungo mu rugo ugasanga nakagurishije, ugasanga na amahoro, ugasanga ninde ufite inkoni ninde ufite imibyimba n'umugore wanjye wamukubise ninjye wamukubise. Mu bintu by'imiserero yaza yanyweye akaza ari kurwana nanjye yasanga nanyweye yambwira ibintu nanjye simbyumve namusubiza agahita kubita. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko uyu muryango wahoragamo intonganya z'urudaca zanabangamiraga umuhisi n'umugenzi, dore ko uyu mugabo ari umunyarugomo bikabije. Umugore uko byari bimeze, umugore yumvaga yuko ubwo yazamuwe mu ntera agomba kujya agenda akajya no kwinywera agacupa agatahira isaha ashakiye agataha agasanga umugabo yatetse. Yemeye nawe cyane akigwana ariko ndakubwiye umugore yarihanye yiyoka inzoka. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gatare umugabo atuyemo buvuga ko ariwe wahoranaga ibirego byinshi mu murenge byiganjemo iby'urugomo, ariko kuri ubu yarahindutse. Uyu ni Mugiraneza Auguste ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu murenge. Uriya muturage Sipiriyani batanze ubuhamya ko yavuye mu cyerekezo kimwe akajya mu kindi. Mbere yari umuntu utumva neza zaba na gahunda za leta ndetse n'iwe mu rugo bitagenda neza, cyane cyane ntabwo yakundaga gukora nk'uhotera umugore. Nyuma rero haje Pro-Femme Twese Hamwe bagiye bahugura amakupure. Nyuma y'aho huguriwe hari icyahindutse ndetse n'abaturanyi be akaba urwego agezeho ni urwego rwo guhugura abaturanyi be. Uyu muryango uvuga ko wahinduwe n'inama z'impuzamiryango Pro-Femme Twese Hamwe, aho bigiyemo gucerana bugufi none byahinduye ubuzima bwabo ndetse bagira icyitegererezo mu murenge. Narinzwi no mu murenge narinzwi ariko ubu ngubu ningiye no mu murenge basigaye batangaho iki urugero nkanigisha n'abandi kwitwarika neza kugira ngo bihinduke. Nabonye yinywera inzoga ndazire ubuzima buhagaze neza, twarwanaga dufitiye inzima ariko natumaze kubaka n'indi ya kabiri n'ibitaruzura, none ku buryo banangirira n'icyizere abaturage bakaba mu buyobozi kubayobora. Nanababwiye ko ari n'itsinda tumaze kugira miliyoni nyobora nkaba ndikona bure w'iryo tsinda. Uyu muryango wemeza ko guhinduka bishoboka, bakayivuga bifashe ingero z'imibereho yabo bagaragaza aho bahoze naho bageze kuri ubu, bakavuga ko bikwiye kubera ikiraro cyo guhinduka buri wese uri mu nzira mbi. Olivier Tuyisenge, Radio 10 mu karere ka Nyamagabe. Nkundimfura Rosette ashinzwe kubaka ubushobozi mu muryango wa Pro-Femme Twese Hamwe. Ngira ngo muri iyi nkuru mwumvise n'uruhare rwa Pro-Femme rurimo mu mwigisha iyi miryango iba ibanye mu buryo bubi. Ubundi kugira ngo uyu mugabo cyangwa umugore ahinduke bigenda bite? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo inzira byaciyemo nk'uko babivuze. Pro-Femme Twese Hamwe murabizi ko ari impuzamiryango y'imiryango 53 mu Rwanda igamije guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye, kubaka umuco w'amahoro n'iterambere ry'umugore by'umwihariko. Hanyuma rero dufite umushinga witwa GWEP, ni Gender Equality and Women Empowerment. Ni ukuvuga ngo ni guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye n'iterambere ry'umugore. Hanyuma uwo mushinga watoye abagore n'abakobwa mu turere twa Gisagara, Nyamagabe, Huye na Nyaruguru, abakobwa 20 n'abagore 20 n'abantu 20. Tubahugura ku bijyanye n'ubuyobozi, tubahugura ku bijyanye n'ubuvugizi, tubahugura ku bijyanye
n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukemura amakimbirane, tubahugurwa kwitabira ubuyobozi, kuvugira mu ruhame, tubahugura ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma turangije tubatuma guhindura ibyo babo muri sosiyete uko bimeze. Mu by'ukuri uko byagenze, twabatumye ko mugende murebe imiryango ibanye nabi, mubafashe bahinduke, kubera ko mubana nabo buri munsi. Pro-Femme nubwo ikorera igahanga, ariko dufite n'abakozi bakorera muri utwo turere twose, ariko ntabwo bahorana n'abo baturage buri munsi. Ariko iyo ahinduwe n'umuturage mugenzi we kandi banahorana buri munsi, bahurira mu matsinda, bahurira ku rusengero, bahurira mu mugoroba w'ababyeyi, bahurira mu nteko y'abaturage, ni ikintu cyadufashije cyane, kuko uwo ni umuryango umwe ariko ni myinshi maze gutera iyo ntambwe kandi twishimira. Uburyo rero byagenze nuko abo bantu tubita ngo n'abachampiyoni, abo bagore n'abo bakobwa 20 nubwo atari abachampiyoni uyu munsi, ariko turifuza ko mu myaka mike iri imbere bazaba ari abachampiyoni koko, azaba ari abatsinzi, bazaba ari babanderere. Hanyuma rero ubu ni umwe mu miryango ya Nyamagabe imaze guhinduka nk'uko mwabivuze, nta handi biva, ni ukubera ko bwa mbere bakijyayo uriya mugabo yenze no kubakora, ariko gake gake kubera ko batojwe kwihangana, kandi ko tubabwira ko impinduka atari ikintu kiza mu gitondo kimwe, ahubwo ari uguhozaho, kwigisha, kugira inama. Byabaye ngombwa ko bafata gahunda y'uriya muryango by'umwihariko, bakagihora bajyayo mu buryo buhoraho, bakabigisha. Umugore bakamwigisha kureka inzoga nk'uko yabivuze, umugabo bati iby'inzoga nibyo bigusenyera, ariko n'imyumvire yawe ni mibi cyane. Rosette, ni ukuvuga ko ibyo mu mwigisha we ntago abasobanukiwe ko ari bibi ibyo akora? Ababizi ko ari bibi, ariko kubera cya kintu natangiye mvugaho cy'amahame ashingiye ku muco no gutsimbarara, kumva nabi ihame ry'uburinganire no kudashaka guhinduka, ibyo nibyo bituma hari imiryango n'uyu munsi itarahinduka. Bigishije benshi, ariko uyu munsi hari imiryango itarahinduka. Usibye ko tutarekera aho ngaho, gukomeza kwigisha no guhozaho abasanzwe bazi ko ari bibi, ariko gutera ya ntambwe iva mu kibi, ababura za mbaraga, ya maboko amusunika kugira ngo amukure mu kibi koko. Uyu ahindutse bigizwemo uruhare n'imiryango cyangwa n'ubuyobozi, icyakwemeza ko adashobora kugaruka ku cyo yahozeho n'iki? Icyambere kibitwemeza nuko mu gikorwa mu cyumweru gishize twasuye utwo turere tundi navuze two mu ntara y'amajyepfo, ni ukuvuga ngo uriya mugabo ubwe byonyine kuba haguruka n'umugore bagatanga ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri, utekereze nawe umugabo wari umusinzi yarananiranye, kuba sosiyete yaramwizeye ikamugira umubitsi w'itsinda uyu munsi rigeze muri miliyoni. Ikindi kandi kuba we n'umugore we bafite ubushake bwo guhinduka. Urumva abantu babanye imyaka 30 ariko bakavuga bati mu myaka 2 gusa nibwo tutangiye kubana neza kubera ayo mahugurwa twahawe. Ahubwo urugendo ntirwaba rukiri rurerure, imyaka 2 bamaranye imyaka 30. Urugendo rwose ruracyari rurerure. Niyo mpamvu twebwe nka Pro-Femme ntabwo tugomba kurekera aho ngaho, ahubwo dufite hari gahunda yitwa Journey of Transformation, cyangwa se inzira y'impinduka. Urabizi ko Pro-Femme nubwo ari umuryango abantu bamwe bajya batekereza ko ari umuryango ubamo imiryango y'abagore gusa, ariko umwe mu miryango tubana yitwa Rwamureke ni umwe mu miryango ifasha abagabo by'umwihariko, ifite mu nshingano kubaka imiryango itekanye, na Pro-Femme n'intego yayo. Ni ukuvuga ngo iyo bigenze kuriya umuryango nk'uriya uhindutse, ntabwo duhita tuwurekera aho ngaho, ahubwo hari gahunda yo kubaherekeza muri iyo nzira y'impinduka, yo kuvuga ngo babaherekeze mu buryo bwose bushoboka, bajya babahora hafi. Ikindi gikomeye cyane namaze kubona barimo no kudufasha imiryango ibanye nabi mu gace k'iwabo, nibo bajya kudufasha kubigisha. Ubu bya bindi twe ngo tugiye gutanga za modire, oya, uriya muryango umugabo n'umugore baragenda bakabaganiriza. Ntabwo waba uvuye kuvuga ubutumwa, kubwiriza abandi, nurangiza ugaruke ubisubiremo. Icyo nacyo ni ikintu kitwemeza ko mu by'ukuri bafite gahunda yo guhinduka. Kandi twihariye Nyamagabe gusa, no muri Huye turabafite. Hari umugore yaciye ugutwi, nzizera ko abanyamakuru banyu bagiye barabibonye, ariko uyu munsi barahindutse, kandi mbere yaravugaga ngo ugutwi kwanjye ntigutoha, muzangarurire uwo mugore, ariko ugutwi kwanjye kutarasoha ntawe nkeneye. Ariko uyu munsi basabanye imbabazi, barahindutse, ariko ntabwo twabarekeye aho ngaho. Turakomeje turabaherekeje, dufite abantu bakurikirana buri munsi.
hari uhisa abaza ati Rosette umumbarize aho Pro-Femme igera kuko hari ingo nyinshi nzi zirimo ibi bibazo ndetse zihora mu buyobozi ariko ugasanga zisa nk'izitagerwaho n'izi nyigisho iyi miryango ubundi itoranywe ite uyu mushinga witwa Gender Equality and Women Empowerment ukorera mu turere tune gusa karere ka Nyamagabe, Huye, Gisagara na Nyaruguru kandi muri buri karere dufite ibirenge ine gusa ntabwo ari imirenge y'utwo turere twose mu cyumweru gishize twakiriye abantu nyine baduha izo comments bati iyi gahunda yagezwa n'ahandi imiryango ifite ibibazo ni byinshi mu by'ukuri ariko kugeza ubu ngubu niyo mirenge ine dukoreramo turateganya ko tuzagura byibura tugafata indi mirenge umwaka utaha n'ibidukundira ariko ni gahunda mu by'ukuri turi kubona kuko iri gufasha yaba abagore abagabo ndetse n'abana kubera ko hari umwe mu bana mu karere ka Nyaruguru nawe ari ufite ikibazo cy'amakimbirane mu muryango wabo ariko kubera mentor we dushaka abagore bashaka kujya mu buyobozi tukabashakira aba mentors cyangwa se abatoza bakabigisha hanyuma uwo mutoza yaramwigisha namubwira gahunda y'ibiganiro iwabo ayitangira aho ngaho uyu munsi papa we na mama we bameze neza umuryango warasubiranye kubera izo nyigisho nyine yahawe na Pro-Femme nacyo ni ikintu cyiza mu by'ukuri twishimira ariko mu gihe ntabwo twavuga ngo turahita tugera mu gihugu cyose kandi kwigisha no guhozaho ni intambara mu by'ukuri tutanashobora twenyine nka Pro-Femme niyo mpamvu haba inzego za leta inzego z'indi miryango ndetse n'abo muri societe civile n'inzego z'itangazamakuru kugira ngo dufatikanye mu by'ukuri ibintu by'amakimbirane mu muryango bigira ingaruka nyinshi uyu munsi no mu bihe bizaza mu bitekerezo biri kutugeraho hari uwitwa Nkundimfura Emmanuel ati tuyebateze yombi muze kudusobanura nizere ko bwasobanukiwe n'uwitwa Okapiso Riyati no kwigishwa n'icyavuga yuko cyahindura umugore n'umugabo uteza amakimbirane mu rugo rwe ariko reka ngiye kuri kingiki noneho kigendanye no kwigisha nk'uko nka Pro-Femme mu bikora ntago mugera mu gihugu hose ariko igihugu cyose kirimo abayobozi kubera iki bo batashobora gukora nk'uko mukora ngo tubone ingero nyinshi z'uyu nguyu w'inyamagabe cyangwa se n'izi ngo zikirangwamo aya makimbirane aba yacika niba koko kwigishwa mu buryo buhozaho bishobora kuba umuti nibyo rwose kubera ko ubundi umuryango niyo shingiro ry'igihugu usanga kenshi ibibazo bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibibazo by'amakimbirane mu miryango ubona ko abantu usanga kenshi abantu batariha agaciro babishyira mu bintu biri soft babishyira mu bintu byoroheje mu bintu mbese bitabona priority none areba no mu mihigo y'uturere uzasanga uturere twinshi dufite gahunda yo kuvuga ati hegitari zingahe zahujwe ngira ngo turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro ni uwuhe muti waba mu gihe Pro-Femme idahari Pro-Femme ntabwo ikora yonyine n'ubundi ifite imiryango 53 nka Pro-Femme icyo dukora tugerageza nuko dufasha imiryango yacu nkuko nababwiye ishinzwe kubaka ubushobozi ni bimwe mu bintu turimo gukora imiryango yacu aho ikorera hose bikorera mu gihugu cyose kandi ikindi ni ugukorana n'ubuyobozi bwite bwa leta kuko ibyo byose n'ubundi ntabwo twabikora tudakoranye na leta ariko turizera neza ko kimwe mu bintu dusaba n'imiryango n'abadukurikiye turasaba ngo abantu nibongere bazane ikintu cyo gukorera mu mucyo transparency mu muryango uhereye ku gihe abantu batangiye kurambagizanya kugeza ku ndunduro ikindi ni ugukorera muri gahunda yo kubabarirana kuko nta muntu n'umwe uri perfect nta muntu n'umwe w'umumarayika turabashimiye cyane yakosa ariko tubabarirane twubaka umuryango uzahoraho turabashimiye cyane Nkundimfura Rosette ashinzwe kubaka ubushobozi mu muryango wa Pro-Femme Twese Hamwe tubashimiye uruhare mwagize muri iki kiganiro ni ikiganiro makuru ku ntego mwagezwagaho nanjye kubw'Imana Vedaste bibutse ko iki kiganiro mushobora no kucyamamarizamo mwebwe mufite ibikorwa bitandukanye